ni gute APR cyangwa Rayon Sport biba biri bukine? Gahunda yo kuramya Imana ku isabato. Wenda uri umwadeperi ufite amateraniro ku cyumweru nimwe muri buririmbe. Isaha yo kwisiga amarange igahuza n'isaha yo guhagarara ku ruhimbi. Uzahitamo iki? Uzahitamo iki koroheye? Alo Sheri, uri hehe? Ndi ku rusengero. Harya Sheri, ntabwo nakubwiye ko ndi umudive. None se uri umudive? Ndiwe nuko buriya nari nakorohereje nkazaza nza tukabonana ku isabato, ariko ndiwe. Hari anko wanjye rero waje kandi ngomba kumukwereka, ntabwo nashaka umukobwa ntaramumweretse. Wakwihanganye ko ari njye ndi butera indirimbo ku ruhimbi. Ndavuze ngo ngwino rimwe cyangwa bipfe. Ego uzajya kumva mvu umuntu akubwiye ngo agize akabazo karimo inyunganizi. Yurira akamoto, korari ihindura indirimbo, yagiye kubiramira ngo bitagira gute bidapfa. Uwo mugabo watangiye gusimbura Imana, niba Imana uyihishe urimo kurambagiza, uzamenye ko uzayegura washwanye n'uwo mugabo gusa. Birangiye amategeko y'Imana yiswe ijambo ry'iki? Ry'Imana. Ni ikinyoma gikomeye kuvuga yuko ukunda ijambo ry'Imana ariko ukavuga ko amategeko 10 y'Imana nta kintu amaze. Ubu uri umunyabinyoma. Imana ubwayo amategeko yayo yahise yita iki? Ijambo ryayo. Iryo jambo rikuri bugufi cyane, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe ngo uryumvire. Mu magambo make, amategeko 10 y'Imana yanditse mu mutima. Niyo mpamvu ikintu cyose ugiye gukora cyo kuyica, umutima namurabanza ukarega iyo ukiri muzima. Umurambo intare yarawufashe iwujugunya mu bihanamanga. Umurambo wagumye hehe? Mu nzira. Satani agiye kwica abantu bahagaze ariko bagume mu nzira. Umubone muri korari, umubone ku ruhimbi, umubone mu bukuru bw'itorero, umubone kuri gahunda yo ku rusengero akoze mu mufuko, naho intare yagize gute? Intare yaramwishe. Ariko mwiriwe, banza ubaze uwo mwicaranye uti aha tugeze urimo urahumva? Bishoboka ko ari uwatakaye. Aha tugeze urimo urahumva? Umuntu kamaze uti iyi shusho ni yandi, ati ni Yesu. None se ko ari igipupe cya plastike ugikoresha iki? Erega njyewe ntago nsenga iki ngiki urimo kubona, ariko musoni ntukabinjije. Iki ngiki kinyibutsa Imana ntareba. Ubwo ngo agize gute? Ngo arabikemuye. Oya. Paulo yanditse mu Bakolosayi aravuga ngo Yesu Kristo niwe shusho y'Imana itagira gute? Itagaragara. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Zerewe cyane, ariko sinzi niba mwumvaga izi ndirimbo uburyohe zifite, ntago mbizi. Uyu munsi dufite icyigisho cyiza kandi ndashimira abashyitsi bacu dukomeza kubana. Ndashima Imana yabanye natwe muri iki cyumweru, kandi nshima by'umwihariko abayobozi b'itorero hano ko bwije nuko bukeye uko twagiye tubana. Imana yabanye natwe, kandi by'umwihariko ndashimira icyiciro cya Ajiya, bakoresha imbaraga zose barararika. Uyu munsi turanezerewe. Ndashimira abantu bamaze gufata umwanzuro wo kubatizwa, nabo barahari. Abenshi ntibanasiba. Iyo duhagurukije abashyitsi bo baravuga bati banyakire rimwe ntago bazongera kunyakira. Ariko ndashimira n'abaririmbyi batandukanye. Hari ikintu cyiza nashimye hano, hari ahantu ujya gukora amateraniro abaririmbyi bakazaza baza ari uko bari buririmbi. Ndashimira Imana rero ko hano atari ko bigize gute, atari ko bimeze rwose. Hari abantu batari basiba kandi korari yabo yaririmba ukabona arahari. Muri uyu mugoroba dufite icyigisho cyiza. Ntago nifuza kumara iminota yanjye ndimo kubakira no kubasuhuza, ahubwo ndagira ngo ndebe babandi bafite aho bandika. Bari he? Babandi bafite aho bandika? Yego. Abantu bafite aho bandika yamaye nimbarwa. Abantu bafite Bibiliya byibuze da. Amen. Imana ibahe umugisha.
nari ngize ngo mwibagiwe aho mwandika mwibagirwa na Bibiliya. Muri uyu mugoroba dufite icyigisho cyiza tugiye gusangira n'abashyitsi bari hano. Ese hari abashyitsi babageze hano uyu munsi ari ubwa mbere bahageze? Abashyitsi bageze hano ari ubwa mbere batari abadivantisite barahari? Yego, niba hari shyira ikiganza hejuru. Arahari inyuma, n'undi arahari, n'undi arahari. Barahari benshi. Muhagurukiraho muri tubere kuko twakira abashyitsi. Yego, hagurukiraho uri tukwakire. Hari n'undi hariya. Ni bangahe bishimishije? Ikiganza hejuru. Rwose turabakire mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Reka mbasabe mugihagurutse dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye abashyitsi watwoherereje, kandi natwe twaje turi abashyitsi. Hari icyo wakoze mu mitima yacu kugira ngo duhinduke abana bawe mu nzu yawe. N'aba bashyitsi turakibasabiye. Mwuka wera abane nabo. Reka ibibazo bafite ubibere igisubizo. Reka hazaza habo habateye impungenge ubabera hazaza. Reka imitima ibashinja intege nke abari ubabera umwami w'umutima. Kandi izi ndirimbo n'iri jambo birimo kuvugirwa hano bigira icyo bibakoraho. Dusabiye umugisha abadukurikirana bari kuri YouTube. Dusabiye umugisha abari mu mpande z'uru rusengero. Tukwereka ngo uhire amatwi yabo, kugira ngo nubwo kaba gato kageze mu matwi yabo kazabyara umusaruro tuzahure nabo mu bwami bwawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu mugoroba dufitanye icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ubujiji buterwa no kutamenya amategeko bigize gute? Byimbitse. Buriya ikintu cyanangaje ni kimwe. Umunsi umwe naganiriye n'umuntu mugenzi wanjye, nari nabyaye umwana wa mbere, noneho aza kunsura. Twari tumaze iminsi nk'icumi turaganira, noneho nza kumubaza ko madamu wanjye yari ataragira imbaraga. Nza kumubazana, ariko mwe mwabyaye mbere abana babandikisha ryari? Arangije arambwira ati rero biterwa n'umwanya ufite. Ariko arambeshye ntambeshye, biterwa n'umwanya ufite. Arangije arambwira ati njyewe uwanjye namwandikisha hashize iminsi 30. Ubwo rero we niba ugifite ibibazo, urumva yambwiye iminsi 30 ndenzaho iminsi nk'itanu y'abirabura. Abirabura iyo umubwiye isaha arenzaho iye, wamubwira iminsi akagira gute? Akarenzaho. Tangije iminsi 30 ndenzaho iyanjye, njya kwandikisha umwana ku murenge. Ku murenge mpageze barambaza bati se umwana yitwa nde, yavutse ryari? Ndabibabwira. Maze kubibabwira nari nanambaye neza rwose. Umuntu arangije arambwira ati se, ati warize? Tibaza se agiye kumbaza amashuri ayandike ku mwana. Warize? Ni yego. Ukora akahe kazi? Ndakamubwira. Ati byiza cyane. Agiye muri mashini atangira kwandika. Se murimo murandika ibiki? Ati buretse ndakubwira nyuma. Amaze kubishyira muri systeme yarambwiye ngo ubu leta turimo turashakisha abantu bica amategeko babizi kandi babishaka. Ndabwira se hari itegeko ribaho ryo kwandikisha abana? Ati nyine genda ujye mu rukiko uzatanga ikirego nibwo uzamenya ko itegeko rigize gute. Nsohotse mpura n'abantu barimo kuganira bati kwandikisha abana ubyandikisha igihe ushakiye. Njyewe nandikiwe kujya kuburana, singiye kubabeshya nagiye ku rukiko. Ndahagarara ndaburana, banyandikira igihe nzagarukira nkasoma. Urubanza rwanjye rukagira gute? Noneho rwageze mu mategeko atari njye wandikisha umwana, ngo ahubwo ngo umwana arimo kundega ko natinze kugira gute. Mbega ubujiji bwo kutamenya amategeko. Abantu bambonagaho barabazaga bati mukozi w'Imana noneho byagenze bite? Reka mbabwire, nabaga mfite isoni zo gusuhuza abantu. Kubera iki? Ntabwo ndi umuntu wakagombye kuba ntazi ubusobanuro bw'iki? Bw'amategeko.
ariko twahuye yarambwiye ati ni ibintu byoroshye, nanjye ngira gute ndabyoroshye. Umunsi urubanza barusomye narazindutse ndagenda, abantu barambwira bati umuntu aranatsindwa akazagaruka da. Ndahaguruka, ibyo bambwiye, hari umuntu wari wanyigishije urubanza arambwira ati rero nkurikije uko nkuzi nawe wiburane, nutiburanira uzashyiraho umuntu w'amafaranga. Ubwo ibintu nari naborotse mu mutwe naravugaga ni niba nyuranya nabyo ndagwamo. Kiza amahirwe mbona ndatsinze, barambwira bati genda, umwana yageze muri systeme. Kuva icyo gihe namenye uburemere n'ubusobanuro bwimbitse bw'iki bw'itegeko. Nushaka gukurikiza amategeko uzirinde kugendera ku bantu muziranye. Ndagira ngo mbabaze, uwambwiye ko yagize iminsi 30 yigeze ambwira ko bamufashe? Ntuzishinga umuntu mu bigendanye n'amategeko. Ni nako bimeze, uricara ukicara ukitwara uko ushatse. Iyo bamaze kugufata inzego z'umutekano baratangira bakakubwira ngo amategeko, itegeko nimero iri n'iri akarongo gutya na gutya ryo ku itariki iyi n'iyi ryavuguruwe ku itariki iyi n'iyi. Iryo tegeko rivuga ko umuntu ugize gutya akagira gutya. Wowe batangira gusoma itegeko, ibintu wumva bigize gute byoroshye. None se kuba baraje bagasanga ndi kumwe n'umuntu bahigaga, hari ikimenyimenyi kibyerekana. Ubwo amategeko iyo bayasomye bakazanamo ibintu ngo by'ubufatanyacyaha, ngo umuntu yahanwa imyaka iyi, ngo n'ihazabu ringana gutya, ngo agafungwa imyaka iri hagati y'iyi. Uhita utangira uti ka kantu kari gato karemereye gute. Uko Satani atugenza ngo tutamenya amategeko y'igihugu atugenga, bikarangira turi mu bihombo no mu bibazo, ni nako Satani azatugira kugira ngo tutamenya ibigendanye n'amategeko y'iki y'Imana. Ukaza ukabaza umuntu utari ko isabato ni umunsi w'Imana, tumva nabibajije nanjye pasiteri wacu ambwira ko ari igipindi cy'abadive. Ubwo nawe ugahita utangira kuvuga ngo ni igiki? Ariko mbabaza, ku munsi usoza amateka y'isi, isabato izaba ifite imbaraga zoroheje cyangwa izaba ifite imbaraga zikomeye? Zizaba zikomeye. Muri uyu mwanya ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Amategeko y'abantu ntimuzayitiranye n'ay'Imana. Kubera iki? Amategeko y'abantu arahindurwa, iyo ritakigendanye n'igihe barikura mu nzira. Icya kabiri, ashyirwaho ngo arengere abantu runaka. Amategeko arengera abantu runaka, ariko hari abatajya arengera amategeko y'isi, amategeko y'abantu. Abanyapolitike bahindura amategeko kugira ngo arengere ibyo bashaka kugeraho. Uko umuntu azamuka mu ntera bisa naho amategeko atagira gute atamureba. Muri Amerika ushobora kwica umuntu, ariko waba ufite amamiliyari n'amamiliyari, aho kugufunga bagafunga amafaranga yawe. Ubwinshi bw'abaturage babangamiwe burusha agaciro itegeko. Mu mategeko y'abantu, iyo abantu benshi basakuje bati turabangamiwe, bahita bavuga bati musubire muri iryo tegeko murivugurure, n'ibyanga mugire gute murikureho. Mutekereza ku isi yose nubwo yasakuza yuko ihaza amategeko y'Imana, Imana yayahindura? Oya. Amategeko y'abantu, amategeko y'isi aba yarahawe imbibi batarenga. Buri tegeko rifite aho rihera n'aho rigarukira. Ariko nagira ngo mbabwire, amategeko y'Imana yabayeho kera cyane, kandi ijambo ry'Imana rivuga ko ari ay'iteka, ari iteka ryose. Amategeko y'abantu hari ingurane ushobora gutanga igatuma wica itegeko, ingaruka zikoroshywa. Ariko ikintu gitangaje cy'amategeko y'Imana, uwica rimwe ahwanye n'uwica yose. Nshuti zanjye, nimureba neza muri Bibiliya, mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 30, Imana yari yamaze guha Mose amategeko. Irangije itangaza amagambo akomeye muri Bibiliya yerekana ibigendanye n'amategeko 10 y'Imana. Haranditswe ngo kuko ayo mategeko ngutegetse uyu munsi atari ayo kukugira gute,
Imana ntiyigeze itanga amategeko yayo nk'amananiza, ahubwo abanyamadini guturuka mu kinyejana cya 4 mu myaka ya 323 urugendo rwo kumvisha isi yuko amategeko y'Imana ari amananiza rwaratangiye. Kandi mbere gato yuko Yesu aza, amategeko y'Imana zitwa amananiza, n'abantu bayaruhuka bazitwa abantu b'intagondwa barushya sosiyete, kuko atarayo kukunanira kandi ataraya kure ngo utayageraho. Ntari mu ijuru ngo ubaze uti ninde uri buzamuke mu ijuru ngo ayatuzanire ayatwumvishe tuyumvire. Imana yakoze ibitangaza ku musozi wa Sinayi, yahamagaye Mose, irangije imuha amategeko angahe? 10. Kuko nta muntu wari kuzashobora kuzamuka ngo ajye mu ijuru kuzanayo amategeko. Ikindi kandi ntari hakurya y'inyanja ngo ubaze uti ninde uri butwambukira inyanja ngo ayatuzanire ayatwumvishe tuyumvire. Ahubwo musome mwese, handitse ngo iki? Ahubwo birangiye amategeko y'Imana yiswe ijambo ry'Imana. Ni ikinyoma gikomeye kuvuga yuko ukunda ijambo ry'Imana ariko ukavuga ko amategeko 10 y'Imana nta kintu amaze. Ubu uri umunyabinyoma. Imana ubwayo amategeko yayo yahise yita iki? Ijambo ryayo. Iryo jambo rikuri bugufi cyane, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe ngo uryumvire. Mu magambo make, amategeko 10 y'Imana yanditse mu mutima. Niyo mpamvu ikintu cyose ugiye gukora cyo kuyica, umutima namurabanza ukarega iyo ukiri muzima. Hano dushobora kuba turi kumwe n'abagatulika cyangwa abandi bantu batari abagatulika ariko bifitiye Bibiliya ntagatifu. Tujyane mu mubwiriza igice cya 12. Kubera icyo umuntu abayeho, bamwe bavuga ko umuntu abereyeho kurya no kunywa, abandi bakavuga yuko umuntu abereyeho impamvu zigiye zitandukanye, ndetse biranababaje yuko hano haba hari umuntu hicaye avuga ngo ubundi mbereye wiki, ku buryo nawe bimucanga. Umubwiriza ndakoresha Bibiliya ntagatifu, harimo ikinyarwanda nakunze. Umubwiriza igice cya 12 umurongo wa 13 n'uwa 14. Umwanzuro muri make rero, ujye utinya Imana, icyo ni icya mbere, kandi ukurikiza amategeko yayo, icyo ni icya kabiri, nicyo umuntu abereyeho. Muvuge ngo amen. Umuntu abereyeho iki? Gutinya iki? Icya kabiri, gukurikiza amategeko yayo. Nuramuka ibyo bintu bibiri bitari muri wowe, uzamenye ko ubereyeho impamvu inyuranye n'iy'Imana. Waba uri mu idini waba utarigira, ngizi impamvu ebyiri. Tinya Imana mu buzima bwawe. Nutinya Imana ntuzakora icyaha, nutinya Imana ntuzahemukira abandi. Ikindi kandi, kurikiza amategeko y'Imana, kuko nicyo umuntu abereyeho. Koko rero Imana izahamagaza ikiremwa cyose igicira urubanza ku byihishe byose, ari ibyiza ari n'iki? Ari n'ibibi. Ndatangaye muri Bibiliya ntagatifu, hanyeretse impamvu mbayeho, hanyeretse agaciro k'amategeko, ariko Bibiliya ntagatifu inanyeretse yuko amategeko azifashishwa mu rubanza. Ntabwo nzi icyo abantu bazasobanura, gusa nababwiza ukuri yuko ubusobanuro abayobozi b'amadini baduha ngo tujye guha abandi bizera abandi madini kugira ngo babone yuko ibyo dusenga, ibyo twizera ari iby'ukuri. Ku munsi usoza amateka y'isi, nta mupastori uzitambika hagati yawe na Yesu, nta mupadiri uzitambika hagati yawe na Yesu. Buri muntu wese ngo azaba ameze nk'aho yabaye ku isi ari wenyine. Hari isomo nasomye ndarikunda cyane, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 1. Uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese yabyaye
akunda n'uwabyawe nayo. Amen. Umuntu ntago yavuga ko akunda yabyaye atakunda uwo yagize gute, uwo yabyaye. Iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Ntihazagira umuntu uzana ibintu by'uburyarya ngo arica isabato ngo ariko ngo akunda ngo mugenzi we ngo aramufasha. Ni uburyarya. Ni nk'uzabeshya ngo akunda isabato ariko yanga mugenzi we. Ni indyarya zimwe. Iyo ngeza rero mpita nsanga hari abantu bicaye muri uru rusengero rw'itorero ryatoranyijwe rikomeza amategeko y'Imana, bafite ikibazo gikomeye kimeze nk'abandi bajya bavuga ko amategeko y'Imana atakibaho. Kwemera yuko amategeko y'Imana abaho ntiwemere ko akorera muri wowe, no kuvuga ko ayo mategeko yavuyeho byose ni kimwe. Yarakomeje arandika muri Bibiliya ati, kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntagira gute. Ariko Imana iratangaje. Muri Bibiliya mu gutegeka kwa kabiri babanje kutubwira ko atari amananiza. None mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana aravuze ngo kandi nitwitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iki? Iby'isi. No kuvuga ngo iyo ubyawe n'Imana, Imana iguha kunesha iby'isi. Iyo unesheje iby'isi rero ubuzima bwawe buba burimo gukurikiza amategeko y'Imana. Kandi uko niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Niwe Yesu Kristo waje agaca mu mazi n'amaraso. Yesu yaciye mu mazi arabatizwa. Bibiliya ivuga ko Yesu abatizwa aravuze ngo emera ubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Guca mu mazi no kumenwaho amazi ni ibintu bibiri bitandukanye. Muntu wicaye hano uzi ko wabatijwe umubatizo wo ku gahanga, nta sano ufitanye n'ubwami bwa Kristo, kuko ubwami bwa Kristo bufitanye isano n'urupfu rwa Yesu n'umuzuko we. Kuko ibyo rero urupfu n'umuzuko bya Kristo bishushanya umubatizo wo mu mazi menshi. Kandi si mu mazi yonyine, ahubwo ni amazi n'amaraso nayo. Umurongo wa 7, kandi umwuka niwe ubihamya, kuko umwuka ari iki? Ari ukuri. Ibi bintu biratangaje. Amategeko y'Imana yiswe iki? Amategeko y'Imana yabanje kwitwa ijambo ry'Imana. None birangiye ijambo ry'Imana naryo ryiswe ukuri. None birangiye bavuga ngo kandi umwuka niwe ubihamya, kuko umwuka ari iki? Ari ukuri. None nagira ngo mbabaze, umwuka wera si utwemeza Yesu? Umwuka wera si utwemeza, si uduhamiriza ko turi abana b'Imana? Kuki umwuka wera udakomeza ngo uhamirize abantu agaciro k'amategeko y'Imana? Nubona umwuka ugukoresha utakwereka agaciro k'amategeko y'Imana, ngo uwo mwuka wera uguha imbaraga zo gukomeza amategeko y'umwami Yesu, uzatangire ukekeranye ku mwuka ukuyobora uwo ari wo. Hari ibintu bikomeye nari ndimo kureba muri Bibiliya byantangaje. Igitekerezo mwese muzi, igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 13. Umuntu w'Imana, Imana yaramubwiye ngo nagende ajye i Beteli avume igicaniro cya Yerobowamu. Aragenda, agezeyo avuma igicaniro. Yerobowamu amutunga urutoki. Yerobowamu asesa ibibembe, yinginga umuntu w'Imana aramufasha. Uyu muntu w'Imana yari yahawe itegeko ko atari burare aho yagiye kuvuga ubutumwa, kandi atari buryeyo. Ariko arangije ahura n'umuhanuzi utumviye. Umuhanuzi aramushuka. Murebe titire, igitabo cya mbere cy'Abami 13 umurongo wa 11. Titire musome. Titire yanyu muri Bibiliya iravuga ngo iki? Ako simwe mbazara, egera hino muyobozi, unsomere iyo titire yonyine. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 13 umurongo wa 11. Unsomere titire yo hejuru. Haravuga ngo igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 13 turavuga ngo umuntu w'Imana
yavumye igicaniro ca Yerobowamu. reba umurongo wa 11 noneho. Umurongo wa 11 aragira ngo Titire yawo. umuhanuzi utumviye itegeko ry'Imana yishwe n'intare. Murakoze cyane. Umuhanuzi utumviye itegeko ry'iki? Mutega amatwi. Kubwirwa ngo nturyeyo nturareyo, iryo ryari itegeko rivuye mu kanwa k'iki? K'Imana. Satani arangije ahagurutsa undi muntu witwa umuntu w'Imana. Biratangaje yuko turimo turabwiriza ubutumwa bwa marayika batatu, ariko Satani agiye guhagurutsa abandi bantu bitwa abantu b'Imana bo guhanagura ubuhamya Imana yakoresheje yandika ibi bitabo. Kubw'ibyo rero hahagurutse umuntu wari umuhanuzi w'umusaza, yari yarigeze gukorana n'Imana, ariko kubwo kutabana nayo ngo yihane Imana imuvamo, asigara abantu bazi ko ari umuhanuzi w'Imana ariko itakimukoresha. Abana be bari ku meza baramubwira bati, papa, uyu munsi twabonye umuntu w'Imana, ureke hora tubeshya. Hanije ati, bana banjye byagenze gute? Ati, twabonye umugabo utunga urutoki ugahita urutoki ruzaho ibibembe. Imana ifite abantu. Papa, ntukajye utubeshya, buriya reka ngira ikintu mbabwira, nubona wemewe iwawe uzamenye ko uri umuntu w'Imana. Kuko rwose hari n'abagabo waza kubwiriza, umugore we yarangiza ati, ayo umugabo wanjye anywa itabi ryitwa ngo, uzi ko atinyutse, reka ndebe ko ari bubwirize. Yajya kubona akabona urabwirije, akabwira abana ati, papa wanyu ni ikihebe. None se ko nta gitabo aheruka gusoma, ko tudaheruka gusenga, ejo nimugoroba ko yankubise, papa wanyu anywa itabi ryitwa ngo iki? Abana babwiye se baramubwira bati, twabonye umuhanuzi w'Imana. Icyo papa wabo yakoze ni iki? Yaravuze ati, ubundi nemerwaga, ariko ubwo habonetse umuntu mwiza kundusha, azaza atuma ntagira gute? Nemerwa. Ngiye gukoresha uburyo bwose murangiza. Abaraje aramwegereye, aramubwira ati, bite urugendo rwawe rumeze gute? Undi arabimubwira, nanjye ndi umuhanuzi w'Imana nkawe. Umurongo wa 15 arangije aramubwira ati, ngwino dusubiraneyo imuhira ufungure. Wa muhanuzi w'Imana, wa muntu w'Imana aramusubiza ati, sinemererwa gusubiranayo nawe ngo tujyane iwawe, kandi ino aha sindi buhasangirire nawe ibyo kurya, simanywa n'amazi. 17 kuko nabibwiwe n'iki? N'ijambo ry'Uwiteka. Amen. Ndashaka yuko abantu muri hano mubimenya, ntihazagira umuntu uzongera kukubeshya ngo umwuka wera, amategeko y'Imana n'ijambo ry'Imana ni ibintu bitatu bitandukanye. Oya, titire ivuze itegeko. Ahangaha avuze ngo iki? Aravuze ngo kuko nabibwiwe n'ijambo ryande? Ry'Uwiteka, ngo ne kurira ibyo kurya cyangwa kunywera amazi aho, kandi ngo sinzasubira inzira yanzanye. 18 nawe aramubwira ati, nanjye ndi umuhanuzi nkawe, kandi marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati, jya kumugarura umujyani wawe arye kandi anywe. Bibiliya zanyu ziravuga ngo iki? Ariko yaramubeshyaga. Imana yitangiye amategeko 10 ku musozi wa Sinayi. Abigishwa ba Yesu barinze bavaho amategeko y'Imana agifite agaciro. Mu ijana rya mbere abantu bari bazi amategeko y'Imana 10 bazi n'isabato. Bigeze muri 321 mu bukirisitu haboneka umutubuzi witwa Konstantino. Ibintu Imana yavugiye ku musozi Sinayi, Konstantino yarababwiye ati, hoya. Konstantino yahimbye ikinyoma yuko yaragiye kurwana, arebye ku bicu abonekerwa na Yesu. Yesu amwereka ikimenyetso cy'umusaraba, amubwira ko ari uzaza urwana intambara zera. Konstantino ngo agiye kurwana aratsinda. Kuva icyo gihe kwambara imisaraba mu gatuza no kuyishyira ku mazu bitangira ubwo. Konstantino bamuzana mu bukirisitu, ahageze arababwira ati, nimumbatize. Byarabagoye kumubwira ngo abatizwe umubatizo wa Yesu. Hari hamaze iminsi mike
hari umubatizo w'igihimbano wo kubatiza umuntu bagafata amazi bakayamuterekamo cyangwa se bakayamushyiraho mu gahanga, arangije ahitamo uwo mubatizo ko wari ufitanye isano n'ubupagani bwe. Konstantino niki yari agendereye? Nyuma gato yahinduye ubuhamya. Itegeko ry'isabato rimirwa ibwami. Rimaze kumirwa ibwami, icyumweru gisesekwa mu misengere y'abakirisitu mu mwaka wa 321, 323 abantu bari basigaye basenga ku minsi 2. N'ubu uyu munsi muri aya madini yose atuzengurutse muzasanga hari abantu basigaye basenga ku isabato bagasenga ku cyumweru. Ku isabato kubera ko umutima uhora ubashinja isabato, ku cyumweru kuko ari wo munsi dini yabo yemera. Aho naho Imana izahagukura ikugeze ku kuri. Abahanuzi b'ibinyoma bazaboneka. Konstantino yibagije abantu amagambo yavuye mu kanwa k'Imana, abeshyesha abantu yuko yagize iyerekwa. N'uyu munsi abantu birirwa mu mayerekwa, ariko nta muntu n'umwe wari werekwa yuko isabato y'Imana yakuweho igomba kongera kugaruka mu buzima bw'abantu. Uyu musaza byagenze gute? Yatahanye na wa musaza. None se marayika yavuze, ariko reka mbabaza, Imana ubwayo yivuganiye n'umuntu, arangije undi araje arakubwiye ngo marayika. Ubundi ari marayika n'Imana, ninde nyiri itegeko? Ubu tugiye kuva ku buhamya bw'ijambo ry'Imana twerekere ku mayerekwa. Atashye arimo kurya, wa musaza arahaguruka aramuhanurira, amubwira ati rwose uzapfa nabi kuko utumviye ijambo ryande. Ariko uzi kugira ngo umuntu akugaburire ari we wakugushije, narangiza guhanurira uko upfuye. Badivanisiti mwitonde, abadakizwa by'ukuri muzahanurirwa n'abo murimo guhanurira. Yaragiye, intare iramwica, imaze kumwica aguma aho ngaho. Uyu munsi twe abantu barimo kunyuranya n'iby'amategeko y'Imana basaba, ntago barimo guhigwa n'ikindi. Mwirinde Satani uzerera nk'iki. Ndagira ngo mbabaze, umurambo wa wa muntu niba musoma neza, intare yaramwishe umurambira urya? Oya, umurambo intare yarawufashe iwujugunya mu bihanamanga. Umurambo wagumye hehe? Mu nzira. Satani agiye kwica abantu bahagaze ariko bagume mu nzira. Umubone muri korari, umubone ku ruhimbi, umubone mu bukuru bw'itorero, umubone kuri gahunda yo kurusengera akoze mu mufuko, naho intare yagize gute? Intare yaramwishe. Ariko mwiriwe, banzu bazo mwicaranye uti aha tugeze urimo urahumva? Bishoboka ko ari uwatakaye. Aha tugeze urimo urahumva? Tutaza kwiga ibintu byinshi ntimubyumve. Nshuti zanjye, amategeko y'Imana, Imana yayatanze ifite ibanga ririmo. Amategeko ni 10, ariko njyewe nagerageje kuvumbura amabanga 10 ahishwe mu mategeko 10 y'Imana. Icyambere, Zaburi 119 umurongo 165, amategeko y'Imana yegeza y'ibigusha abantu. Buriya dufite ibintu biduhiga bitugusha, ariko umuntu wese uvuga ngo Mana ijambo ryawe narishyize mu mutima wanjye ngo nagucumuraho, hari imitego acika wowe ukayigwamo. Amategeko y'Imana arinda indwara. Kuva 15 umurongo 26. Ubu indwara zose turimo kurwara zirimo guturuka ku kwica amategeko y'Imana, tukica amategeko y'ubuzima, tukica n'amategeko y'ibyaremwe. Ayo mategeko 3 niyo yatumye isi yose ihinduka umwako. Kandi abanyapolitike iyo barimo gushaka yuko isi isubira ku murongo, amategeko y'ubuzima ntibayitayeho, amategeko 10 y'Imana ntibayitayeho, ahubwo bitaye ku mategeko y'iki? Y'ibyaremwe. Ndetse n'icyumweru bagiye gushyiraho, bagiye gushyira amategeko y'icyumweru ngo babungabunge akayungirizo k'iki? Ariko se urakinga akayungirizo k'izuba, abantu barimo barakubwira ngo barimo barashya.
nase nta ndirimbo mwumvise ngo abakobwa bafite ubushyuhe n'abahungu bafite ubushyuhe. None se ubwo bushyuhe bafite burafa ku zuba? Mwiriwe ra? Ni ubushyuhe buva ku zuba, ahubwo akayungirizo k'umutimanama kagize gute? Karangiritse. Niyo mpamvu abagabo babaye nk'ihene, barasambana, abana b'urubyiruko, ibintu byose byarazana. Ako se baragasana? Ni Yesu wenyine ugasana. Amategeko y'Imana abeshaho. Yobu yabwiye Imana ngo nambaraga gukiranuka, kandi gukiranuka nako kukagira gute? Kukanyambika. Reka njye ikintu mbabwira, ukurikije amategeko y'Imana mu kazi, buri munsi uhura n'ibimenyetso bikwereka yuko utazabasha kubaho, ariko urambira muri ako kazi, abajemo nyuma bakazakubaza ibanga wagize gute? Wakoresheje. Amategeko y'Imana abeshaho. Amategeko y'Imana utayakomeje igihugu kiramuruka. Abarewi 20:20. Dufite amazu meza, turimo kubaka ama etaje, abayobozi b'igihugu cyacu ntibaryama, barimo baratekereza, baravunikira iterambere ry'urubyiruko. Ariko uru rubyiruko kubera kutubaha ba se na ba nyina, igihugu kirimo kirabaruka. Uzi gusiga iwanyu bafite ama etaje ukajya iwawa, mu gihe abandi barimo gushaka ibindi babagurira, wowe bakaba barimo barakugurira imiti yo kugukamuramo amatabi wanyweye. Umuntu asigaye ajya gupfa agashaka uwo araga akabibura. Nuko byatangiye muri Amerika no mu Burayi. Umuntu yabonaga abana be bose akabona nta kigenda, agahita umutungo wandika ku kibwa. Barangiza ku munsi yapfuye bati amafaranga yose yararaze iki? Imbwa. Ubwo kugira ngo uzarya amafaranga yaso bikagusaba kubana na yaki? Na yambwa. Amategeko y'Imana, Imana yakoresha izuru umuntu. Reka njye ikintu mbabwira, Pawulo yaravuze ngo namwe mwari mwarapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, ariko namwe yagize gute? Yarabazuye. None Zaburi 119 igarutse itubwira ko Imana amategeko yayo iyakoresha izura umunyabyaha. Iyi Zaburi 119 mu kanya nari ndimo kuyisoma numiwe cyane. Muntega amatwi ndasoma, nidushaka tunagende dusome ku murongo w'145. 145 haranditswe ngo nakishije umutima wose Uwiteka nsubiza, nzitondera amategeko wandikishije, ndagutakiye nkiza, kugira ngo nitondere ibyo wahamije. Njya nzinduka umuseke utaratambika ngataka. Amen. Ikindi kintu gikomeye, amagambo yawe niyo niringira, amaso yanjye abanziriza ibicuku. Ubwo bigeze ninjoro, abanziriza ibicuku kugira ngo nibwire ijambo ryawe. Umva ijwi ryanjye nk'uko imbabazi zawe ziri, Uwiteka unzure nk'uko iteka ryawe rigize gute? Riri. Abangenjesha igomwa baregereye, bishyize kure y'amategeko yawe. Uwiteka uri bugufi, ibyo wategetse byose ni iki? Ni ukuri. Uhereye kera namenyeshejwe n'ibyo wahamije, yuko wabikomeje iteka ryose. Zaburi 119 umurongo w'104 ho hatwereka neza ko amategeko y'Uwiteka atera umuntu guhitamo. Umurongo w'104, amategeko wigishije amesha kugira gute? Guhitamo. Nicyo gituma nanga inzira z'ibinyoma zose. Impamvu abantu bari mu madini y'ibinyoma, amategeko y'Imana bayashyize ku ruhande. Kandi amategeko y'Imana afasha umuntu guhitamo aho asengera, guhitamo uwo muzabana, guhitamo akazi wakora, guhitamo inshuti nyanshuti. Iyo amategeko y'Imana yigishweyo wisanga mu kaga. Amategeko y'Imana kandi ni ibitangaza. Nimureba umurongo wa 18, Zaburi 119 umurongo wa 18 harimo amagambo akomeye. Wejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe.
ngiyi impamvu ituma muri iri torero ry'abadivantisiti nta muntu uzajya ku ruhimbi ngo agiye gukangisha abantu ibintu by'ibitangaza, ngo ni umubwiriza ukomeye ngo ari buzure umuntu, ngo agiye gusengera umushomeri ngo ahite ngo yuzuza iseta. Oya, ibitangaza byacu twebwe biboneka mu mategeko y'Imana. Umuntu wari mubi nkanjye guhinduka umuntu mwiza, uwari ikirara agahinduka umwana mu rugo, uwari igisambo agahinduka umuntu wigisha abandi kurinda, uwagiraga iruba ahinduka umuntu wigisha abandi gushyira kamere hasi. Icyo si igitangaza? Icyo nicyo gitangaza. Imana ni ikigukorera, uzaze waka umwanya mu ishuri ryo ku Isabato ushima Imana. Ni igitangaza gikomeye. Niyo mpamvu twebwe kumbwira ngo nguzanye amazi ngo ari umweru ngo urayasengeye abaye umutuku, ibyo n'abapfumu barabikora. Nshuti zanjye, amategeko y'Imana ni isoko y'umudendezo. Bibiliya iravuga ngo muvuge kandi mukore nk'abajya gucibwa urubanza n'amategeko atera iki? Umudendezo. Satani rero ni iki kizatubwira yuko umudendezo w'umutimanama wacu ugenda urangira? Simwe mbaza abadivantisiti, ni igiki kizatwereka ko umudendezo w'umutimanama wacu ugenda ugabanyuka? Nuko amategeko y'Imana twizera azagenda abangamirwa. Ako kantu murakumvise? Murakumvise? Yego. Harya nagira ngo mbabaze, amategeko y'Imana yatangiye kubangamirwa, yego cyangwa hoya? Bibiliya itubwira ngo iki? Iratubwira ngo igihe amategeko y'Imana azaba abangamiwe ku buryo n'ubwinyagamburiro twabubuze, aho gushinga ikirenge habuze, nibwo tuzerura amagambo avuga ngo kumvira, nimutubwire uwo twumvira, ariko kuri twe ikiruta ni ukumvira Imana kuruta kumvira iki? Abantu. Iyo myitozo rero urasabwa kuyitangira uyu munsi. Reka ninjire muri Bibiliya ntagatifu. Bibiliya ntagatifu igaragaza amategeko y'Imana mu buryo bwimbitse, ikagaragaza amategeko muze kuza kuyisoma, ariko byibuze ngewe nagerageje guhera ku murongo wa 8. Ndagira ngo mbereke yuko Isabato yanditse muri Bibiliya ntagatifu ni naho isobanutse cyane kuruta n'izindi Bibiliya ahubwo dufite, kuko yo ifite ikinyarwanda cyoroshye kumva. Urajye wibuka umunsi w'iki? W'isabato. Hariya ni hehe? Iyimuka Misiri igice cya 20. Ubwo mwebwe abafite Bibiliya yera ni Ukuva igice cya 20. Urajye wibuka umunsi w'isabato. Ugire gute? Uwegurira idini, uwegurira Imana. Ariko iri tegeko ntirisobanutse ra? Uzakora imirimo yawe mu minsi ngahe? Ariko bagaturika n'abana beza. Mu minsi 6 uyibare. Naho uwa 7 ni Isabato y'Abadive. Nibyo? Ni Isabato y'Abayuda? Ni Isabato yande? Aha. Isabato ntabwo, reka mbabwire, natwe Abadive hari igihe tujya twicara ngo urabona ngo Isabato yacu ngo bayikozeho. Nta Sabato Abadive mugira, si yanyu ni y'Imana. Kimwe nuko haramutse habonetse irindi dini rikakira iyi Sabato rigakomeza amategeko y'Imana, ubwo naryo ryaba rigiye mu murongo w'abana b'iki? B'Imana. Ndashimira Imana ko hamaze kuboneka amatsinda y'abantu benshi bari mu madini atandukanye, ubu bamaze kuvuga bati iki Sabato ntabwo nzongera kukigwamo, igisigaye ni kimwe. Amadini twari turimo ko ashyushye, iwanyu ko tuba tubona bikonje, ntabwo namenyera kwicara, namenyereye kubyina. Ariko iyo mpamvu nayo izagira gute? Nayo izakemuka. Naho uwa 7 ni Isabato y'Uhoraho Imana yawe. Ntuzagira umurimo n'umwe ugira gute? Noneho b'Abadive ntabwo ari abafungamutwe. Ririya somo risobanura iki? Ntuzagira umurimo n'umwe ukoraho. Ririya somo rigiye kubivuga hasi. Reka dukomeze.
ntuzagire umurimo n'umwe ukora, ari wowe, ari umuhungu wawe, ari umugaragu wawe, ari umuja wawe, ari itungo ryawe, ari n'umusuhuke waje iwanyu. Kuko mu minsi 6 Uhoraho yahanze ijuru n'isi, inyanja n'ibirimo byose, maze akaruhuka ku munsi wa kangahe? Wa 7. Nicyo cyatumye Uhoraho aha umugisha umunsi w'isabato, akagira gute? Akawiyegurira. Bibiliya yerekanye ko isabato si y'abantu, ahubwo urukundo Imana ikunda abantu nirwo rutumye ibaha iki? Isabato. Mukanya muri butangare, Imana yatanze n'andi mategeko. Kubera iki nahereye ku isabato? Nuko ariyo abantu badashaka kumva. Urabwira umuntu uriba akavuga ati toka satani kwa jina la Yesu. Ukabwira umuntu uti se ugiye gusambana, ati kwa jina la Yesu, njyewe narakijijwe, Yesu Karuvari yarabikemuye. Ukabwira umuntu uti se ugiye kwibatira, reka wanyibeshyewe. Ariko kwamubaza ibintu by'isabato akakubwira ati rero njye singishaka gutinda muri ubwo bugoryi bw'abadayimoni b'isabato, kandi akabikubwira ameze neza. Ariko ni ubujiji bwo kutamenya uburemere bw'iki? Bw'amategeko. Nshuti zanjye, itegeko rya mbere ko rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, risobanura iki? Yehova Imana ihoraho yibeshejeho itararemwe, yo soko n'umugenga w'ibintu byose, niwe wenyine ukwiriye guhabwa icyubahiro cy'ikirenga kandi agasengwa. Umuntu abujijwe guha ikindi kintu icyo ari cyo cyose umwanya wa mbere mu rukundo rwe ndetse no mu byo akora. Ikintu cyose dukundwakaza kiganisha ku kugabanya urukundo dukunda Imana, cyangwa kikaba inkomyi mu murimo tugomba gukorera Imana, icyo kintu kiba kihindutse igiki? Ikigirwamana. Ni gute APR cyangwa Rayon Sport biba biri bukine gahunda yo kuramya Imana ku isabato? Wenda uri umwadeperi ufite amateraniro ku cyumweru, nimwe muri buririmbe. Isaha yo kwisiga amarange igahuza n'isaha yo guhagarara ku ruhimbi, uzahitamo iki? Uzahitamo iki koroheye? Halo Sheri, uri hehe? Ndi ku rusengero. Harya Sheri, ntabwo nakubwiye ko ndi umudive? None se uri umudive? Ndiwe nuko buriya nari nakorohereje nkazaza nza tukabonana ku isabato, ariko ndiwe. Hari anko wanjye rero waje kandi ngomba kumukwereka, ntabwo nashaka umukobwa ntaramumweretse. Wakwihanganye ko ari njye ndi butera indirimbo ku ruhimbi? Ndavuze ngo ngwino rimwe cyangwa bipfe. Nibwo uzajya kumva umuntu nakubwiye ngo agize akabazo karimo inyunganizi. Yurira akamoto, korari ihita ihindura indirimbo, yagiye kubiramira ngo bitagira gute, bidapfa. Uwo mugabo watangiye gusimbura Imana, niba Imana uyihishe urimo kurambagiza, uzamenye ko uzayegura washwanye n'uwo mugabo gusa. Hariya nashyizeho ibintu, tekinoloji turimo turayiramya. Telefone iri mu biganza byawe, ugakina gemu, ukareba amakuru, ukareba porunogarafi, warangiza Satani akagushuka akakubwira ati Bibiliya iyi ngiyi ifatika ziragora kuzigendana nk'umusirimu, yigire muri Bibiliya, uzaza uyisoma, yigire muri telefone, uzaza uyisoma mu gitondo, ku kazi nubona akanya urebeho. Ni bande babishobora? Buri mwanya uba ushaka kureba ibintu byabereye i Goma, muri Kongo, i Bukavu, umujyi barawufashe, barongeye barawisubije. Ariko ibi bintu ngewe byarancanze, akayisubiza mu mufuko. Mukanya mani yuse iravamo, cyangwa reka mbabwire, ubu muri mu ntambara no ku ma WhatsApp n'ama status n'ibiki, murimo muraramya ikoranabuhanga. Umwanya w'Imana warabuze. Iryo ni itegeko rya mbere ririmo kwicwa n'abagatulika, rikicwa n'abadive n'abadeperi n'abatagira idini. Nta kintu gikwiye gusimbura umwanya w'Imana. Mu gitondo inyoni iyo ziririmbye ngo Imana yazishimiye ko zizaza zibutsa abantu ko bagomba kuramya Imana mu gitondo. Ikintu cya mbere umujyi ukora, umujyi wirukana inyoni. Niyo mpamvu uzabona mubyuka saa 4.
umuntu ukuraho amafaranga uramuramya, umuntu ukesha icyubahiro cyo ku rusengero uramuramya. Ubu hari n'abantu bari mu nsengero baramya abapasitoro. Pasitoro n'uwanjye, ndamutse nyuranyije nawe yankura mu nama y'itorero ukamuramya. Hari abantu bari hano baramya ba bosi. Ubu hano twicaranye n'abanywi b'inzoga bihishe, abaryi b'utubenzi. Ariko yataha akabwira Imana ati Imana, iriya dosiye yarirenze, nawe ari wowe nta kundi wabigenza. Itegeko rya kabiri Imana iritanga, yaravuze ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho iri hejuru hehe mu ijuru. Aho byacikiye abanyamadini barimo bararema ibishushanyo, bakatubwira ko bishushanya abantu bamaze kujya mu ijuru. Itegeko rya kabiri ribuzanya gusenga amashusho n'ibindi bisa bityo bigasimbuzwa Imana. Amahanga menshi y'abapagani yavugaga ko amashusho yabo asengwa ari ibimenyetso byoroheje bifashisha gusenga Imana. Amahanga y'abapagani niyo yagiraga ibishushanyo. None uregera umuntu ukamubaza uti iyi shusho ni yande? Ati ni Yesu. None se ko ari igipupe cya plastike ugikoresha iki? Erega njyewe ntago nsenga iki ngiki urimo kubona, ariko musoni ntukabinjije. Iki ngiki kinyibutsa Imana ntareba. Ubwo ngo agize gute? Ngo arabikemuye. Oya. Paulo yanditse mu Bakolosayi aravuga ngo Yesu Kristo niwe shusho y'Imana itagira gute? Itagaragara. Ibi bintu by'ibibumba, ibi bintu by'iki rwose, nigeze guca ahantu babumba amasima, nsanga umuntu arimo arabumba ikintu kimeze nk'umudamu. Ngarutse nsanga yasizeho amarange y'umweru n'ubururu, arangije akubitaho akantu kameze nk'ishapure. Ngarutse ubukurikiye bwa gatatu, nahacaga ngiye muri siporo, nasanze cyaguzwe. Ariko ubu umuntu ugifite ubu ntahumeka. Ariko nshuti zanjye, ikintu cyose gitwara umwanya w'Imana ni ikosa rikomeye kuramya ibishushanyo. Imisengere y'abapagani b'Abashinwa, imisengere y'Abahinde b'Ababudiste, imisengere y'abapagani bari i Roma kera, bose bifashishaga ibishushanyo. Igihe ubukristo bwazaga, ibishushanyo byari bihari babihinduriye amazina ariko biguma uko byari biri. Igishushanyo cyari gisanzweho cy'ikigore giteruye umwana, bagihinduye Mariya ateruye Yezu, ariko icyo gishushanyo cyari cyarakozwe kera na mbere yuko Mariya avuka. Mukanguke. Itegeko rya gatatu, ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina. Satani rero amaze kumenya yuko kuvugira Uwiteka izina ry'Uwiteka ubusa, Satani yazanye tekinike ya mbere. Harya nagira ngo mbabaze, izina rya Yesu ni izina ry'Uwiteka? Yego cyangwa hoya? Ariko mwansubije nabatwaye iki? Izina ry'Uwiteka n'izina rya Yesu ni amazina amwe? Yesaya 9:5. Yesaya ahanura Yesu yuko Yesu azavuka. Yesaya yatangaje amazina Yesu azitwa. Nuko 5 igice cya 9 Yesaya, umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana igize gute? Data ugira gute? Data wa twese uhoraho, umwami w'iki? W'amahoro. Kubw'ibyo izina rya Yesu rihuza neza n'izina ry'Uhoraho. Imana irangije iti rero izina ryanjye nirigakoreshwe mu manjwe. None uyu munsi Satani yazanye akantu kose yuko tugomba kukavurenzaho izina ryande rya Yesu. Teremusi igiye guhanuka kwa jina la Yesu.
akantu kose kabaye mu izina rya Yesu, umuntu asigaye ajya gusenga, izina rya Yesu akaba ari ryo rizamo cyane. Mwami Yesu ndagukunda, Mwami Yesu urabizi ko ndi uwawe, Mwami Yesu urabizi. Iyo Yesu igenda igaruka, igihe kiragera abadayimoni bakavuga ngo narivuga inshuro nyinshi arihage. Ariko iri zina Yesu atangira umurimo, igihe yoherezaga abantu ba mbere bagiye kwirukana abadayimoni, baravugaga ibintu byose bakavuga ngo mu izina ryande rya Yesu. Dayimoni yaragendaga. Ndashaka kubabaza, uyu munsi ko n'abadayimoni barimo kwifashisha izina rya Yesu mu buryo bw'amanyanga, mugira ngo riracyafite imbaraga nk'iyo ryari rifite? Oya. Irinde kuzana Imana mu bintu byoroshye. Barimo barakina za komedi, hari ifoto nashyizeho ejo bundi muri Amerika harahiye, mwese murabizi. Ariko muze kujya kuri interinete murebe ikiganiro uriya mukobwa wari wayoboye ziriya gahunda, dufite iminota mikeya. Harabanje hari umugabo ugiye uyobora amagahunda akomeye y'abantu b'ibitangaza muri Amerika witwa Steve Harvey. Yarabanje akazaza akoromboreza rwose Imana mu bintu by'imikino, ku buryo we akina za komedi ariko ashyiramo ibintu by'Imana imbere y'abantu ayoboye. Noneho uyu mukobwa we yaricaye aha, bari barimo gutanga ibihembo hariya Hollywood, barimo gutanga ibihembo, batanga ibihembo bya filime yabaye nziza, batanga ibihembo by'abantu bayoboye amafilime bagatsinda n'ibiki byose. Ariko barangije aravuga ngo yatanze amanota, atanga amanota, arangije ngo ageze ku Mana ayiha 0. Aravuga ati impamvu nyihaye 0 nuko nta kimaze kandi bisa naho itanabaho. Kugira ngo Imana yerekane kwibaho, yacanye iki? Canye umuriro. Igihe basekaga Imana bakomye amashyi ntibamenye ibibaye. Bijya biba ngombwa ko Imana iyi izina ryayo abantu baritesheje agaciro igira gute? Irirengera. None hano natwe mu Rwanda twamaze kugira abasore b'inkorokoro basigaye bakina komedi, biyisa abapasitoro, biyisa abapadiri na ba bishopu, birirwa bakina ibintu by'amafuti, ibintu by'Imana, amasomo ya Bibiliya bayagize urwenya. Ntabwo Imana izaborohera. Ibintu bibiri, uwabikora ataramenye Imana, Imana izamwiyerekaniramo imwiyereke. Ariko uwigeze kumenya Imana akajya muri biriya bintu ngo abone amaramuko yirirwa asebya Imana n'ijambo ryayo, ntazamenya aho aciye. Ndagira ngo ngusabe, ntuzafate umwanya ngo ugiye kuri YouTube ngo ugiye kureba inzenya zifata ibintu by'Imana bakabikina nka komedi, uba ufatanyije nabo. Icyo ni itegeko rya gatatu. Itegeko rya kane ridusaba kwibuka kweza umunsi w'isabato. Iyi sabato irakomeye cyane. Isabato ifite ubusobanuro budasanzwe. Itegeko rya kane, isabato ni ikimenyetso cy'uko umuntu ayoboka Imana. Igihe cyose nta wundi muntu ku isi uyikorera. Itegeko rya kane niryo ryonyine mu mategeko 10 ribonekamo izina ry'icyubahiro by'uwatanze amategeko 10. Niryo ryonyine ryerekana ubutegetsi bw'uwatanze amategeko. Kubw'ibyo rero ririmo ikimenyetso cy'Imana. Hari abantu bo mu madini atandukanye bajya bavuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa kizaba ari ikihe, ngo n'icy'Imana ni ikihe. Itegeko ry'isabato ririmo ikimenyetso cy'Imana. Ubwo biroroshye guhita umenya ikimenyetso cy'inyamaswa. Ni cya kindi cyashyizweho na Konstantino ngo kinyuranye n'iki? Kinyuranye n'isabato y'Imana. Kubw'ibyo rero icyumweru n'isabato bigiye guhangana imbere hano, muzabibona mwumirwe. Abisilamu ni abahanga. Biriya bintu biri kure, sinzi ko mubasha kubibona. Ariko muri Korowani bagerageje kugenda basobanura ibigendanye n'isabato. Hano ijuzu rya mbere ndetse amapaje ni paje ya 18, ariko wenda ibyo mwe mwita imirongo ni umurongo wa 63.
mu gice cyitwa Al-Bakarat baranditse ngo muri Korowani, munibuke yemwe bene Isiraheli ubwo twakiraga isezerano ryanyu ryo kubahiriza amategeko ya Taurati, tukanazamura umusozi hejuru yanyu tugiye kuwububikaho, turababwira tuti ngaho nimwakira ibyo twabahaye, Taurati amategeko nyine, mubikomeze kandi muzirikane ibirimo kugira ngo mugandukire iki? Imana. Amategeko y'Imana afasha umuntu, amategeko 10 biratangaje yuko utayasanga muri Korowani, ariko hasi umurongo wa 64 yaranditse ngo nyuma murongera mubitera umugongo iyo bitaza kuba ineza n'impuhwe bya Allah kuri mwe, mwari kuba mu banyagihombo. 65 kandi mu by'ukuri mwamenye bamwe muri mwe barengereye isabato, nuko turababwira tuti ni mubi nkende musuzuguritse. Abagize gute? Abarengereye iki? Sabato. Bibiliya bambe Korowani ntagatifu mfite y'ikinyarwanda yanjye hasi haranditse ngo Abisirayeli bategetswe kutagira icyo bakora ku isabato uretse kugaragira Imana byonyine. Nyuma bamwe muri bo babirenzeho bakoresheje amayeri, bakaraza imitego yo kuroba amafi mu nyanja ku wa gatanu, bakayitegura ku cyumweru, abandi bakabikora ku mugaragaro. Korowani ivuze ngo iki? Ivuze ko umunsi ubanziriza isabato mu kinyarwanda gisanzwe witwa ku wa gatanu, kandi umunsi ukurikira isabato witwa kuki? Ku cyumweru. Nuko icyo gihano tukigira isomo kubariho icyo gihe no kubazabaho nyuma yabo, binaba inyigisho kubatinya Allah. Inyigisho yuko kurengera isabato ari iki? Ari ikibazo. Ariko ikintu nkundira abayoboke bo mu minsi y'imperuka, umuntu ubereye mu idini arakubwira ngo nugera hano speed gavana ntuzayikurikize, uzave muri 60 ugendere mu 100. Harya mbabazi, umuntu wavuye hano akajya Muhanga agendera ku muvuduko wa 60, n'umuntu wavuye hano agendera mu 120, bazabona ibintu kimwe? Ninde uzabona amatangazo amanitswe ku biti? Nugendera muri kangahe? Ninde uzamenya amarangi mashyashya bashushanyije muri kaburimbo? Nugendera? Ariko ninde uzaba afite icyizere cyo kugerayo vuba? Ninde wakora impanuka agafata ageze yajya? Abayobozi b'amadini bazabaha umuvuduko ku buryo ikintu cyagombaga kukugirira akamaro bazakiguhunza. Igitabo cy'umugenzi abarokore basoma paje ya 5 yanditsemo yuko kwica isabato ari iki? Ari icyaha. Umuyobozi w'idini arababwira ati paje zibanza muzisimbuke tujye kuri paje ya 20, tujye ku ya 32 mu Kristo abona iki? Umusaraba. Abantu bakagera ku musaraba ariko batazi urugendo rw'Imana. N'ubu niko bimeze. Hari abadivaniste bicaye aha bari ku muvuduko, barimo barasiganwa n'isi. Nta gitabo cy'umwuka w'abahanuzi agira, nta gitabo cy'indirimbo agira, Bibiliya yifite muri telefone. Iyo umubajije uti ibi nibi mubikurayo muri Bibiliya arakubwira ati reka mbaze bakanaka nibo babikamiritse. Ntabwo uri umuyoboke. Inshuti zanjye, Abagaturika hari ikintu beruye hariya. Aka ni agatabo kitwa Wowe Nkurikira. Nafotoye ifoto kuri Mutagatifu Silvestri wa mbere. Abantu mudasanzwe mwemera isabato, byibuze nubwo waba isabato utayemera ukaba wisengera ku cyumweru, ariko byibuze nyemerera nkwibwiraho icyumweru cyaturutse ubundi wigumanira ibintu byawe. Aka gatabo kanditswe kuri Mutagatifu Silvestri wa mbere, akaba ari papa wa 33. Haranditswe ngo
yavukiye i Roma, atorwa ku itariki 31 z'ukwa mbere 314, atanga ku itariki 31 z'ukwa 12. niwe wa mbere wambaye ikamba ry'ubupapa. Bivuze ngo hari aho muzabona babeshya ngo papa wa mbere ni Petero, ariko aba hano barabyerura, uyu mugabo niwe wambaye iri kamba rya mbere. Wakwibaza ngo ririya kamba kuki rimeze nk'ifi hejuru yasamye, bifite icyo bisobanura. Ni nawe wakoranyije konsili ya mbere y'Inisi, ya yindi yashyizeho indangakwemera dukoresha mu misa yitwa credo, kugira ngo izuka rya Nyagasani riba ari ryo rihimbazwa. Harya twasomye ko isabato yigisha izuka rya Nyagasani, cyangwa yigisha ko Imana ariyo yaremye mu minsi 6 wa karindwi ikagira gute? Kugira ngo izuka rya Nyagasani riba ari ryo rihimbazwa, yashyizeho iki? Dore uriya mugabo niwe washyizeho icyumweru. Ubwo rero abagatulika ni abahanga, ahubwo mbaze abarokore muri aha, mwashatse umunsi wanyu hakiri kare. Abisilamu bafite Friday, yes, umunsi Imana yaremeyemo umuntu, ni nawo basenga abisilamu. Twebwe dufite isabato, ni umunsi Imana yaruhutse imaze kurema umuntu n'ibintu. Ku cyumweru abagatulika nabo barawufasha, bo baravuze bati nubwo bidafite ahantu byanditse, ariko twebwe turashaka ko izuka rya Nyagasani ari ryo rimira kuba Imana yararemye ikanaruhuka. Bishyireho uwabo. Byarangiye abarokore mubaye abagatulika ryari? Simwe mbazara. Rero hari iminsi njya mbona abarokore mukunda, hagati ya merekredi na jedi, ko muhagira amateraniro meza yo gusenga mukiyiriza ubusa. Mwazafashe merekredi namwe mukayita isabato yanyu, aho kugira ngo mujye muhora mujya inyuma y'ibintu mutazi aho byavuye. Abanyarwanda buriya ndabemera, kera kwa Ryangombe umunsi wa jedi bawitaga icyumweru cya Gihanga. Wari umunsi abanyarwanda basengagaho b'abapagani. Ayo nayo ni amateka yanditse. Mwashatse umunsi, mushaka umunsi wanyu, ariko ikibazo aho kiri ni hehe? Vuba bidatinze, kubera yuko gusenga ku minsi itandukanye, abahanga b'isi barimo baravuga ko ari byo birimo gutuma abantu bakena. Kubw'ibyo turimo turashaka gushyiraho umunsi umwe wo gusenga, iyindi minsi yose ikaba iminsi yo gukora. Kubw'ibyo rero ubu dufite ikibazo cy'abantu bitwa abadive n'abayahudi, tugakubitiraho abagatulika n'abandi bantu, ariko dufite n'abantu bitwa abisilamu barimo gusenga vanderedi, kandi nabo ni benshi ku isi. Ariko ntabwo twanabahisha, dufite n'abantu bihisha lendi bakagira ibyumba by'amasengesho, maridi ibyumba by'amasengesho. Uyu munsi ni amasengesho y'abakecuru, ejo akaza mu y'abakene, ubundi ubukurikiye akaza mu y'abapfakazi, noneho ubundi akaza mu y'abasaba Imana ngo irengere abana babo bashatse nabi. Ubwo muntu iminsi yose murumva atayisenga ahora. Rero igisubizo kigiye gushakwa ni ikihe? Hatoranywe umunsi umwe, turebe rubanda nyamwinshi ni uwuhe munsi bashaka, ariko abantu baruhuke, abantu bemere bigore mu isi. Uremera ugahomba, n'undi agahomba, tugahuriza hamwe. Ndashaka kubabaza, mubona haramutse hatoranyijwe umunsi wo gusengwaho muri iyo yose nababwiye, mubona ari uwuhe uzemerwa? Ni icyumweru. Aho rero niho intambara yikiza n'ikibi izasoreza. Ariko mbabajwe n'abadivanisiti ibyo bintu batabibona. Barimo bararirimba indirimbo ko bazajya mu ijuru ku magare, ntibazi ko amagare abanzirizwa n'akarengane. Nigeze gutera korasi turi mu bajiya. Korasi yaravugaga ngo tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tube twagize gute. Ndabyibuka nari ndi muri bisi rwose, ariko imyumvire n'imitekerereze nari mfite yari iciriritse cyane, kumva yuko umuntu ajya mu mwuka ijuru agahita asimbuka akagerayo. Nza gucanganyukirwa rero n'akandi gakorasi undi muntu yazanye, ngo mu kirere hariyo bariyeri, tuzatanga iki?
laissez passer, numva kujya mu mwuka gusa bitagize gute bidahagije. Ariko nyine iyo yose ni imyumvire y'umuntu utabonye umwanya wo kwiga ibyanditswe byera. Abadivaniste mukanguke, ikibuga kigiye kubahengamiraho. Iyo bavuze ngo ikibuga cyahengamye biba bimeze gute? Ikipe ebyiri zirakina, noneho baba bavuze amagambo, buri wese yazanye abakinnyi be bakomeye, iminota 20 ikarangira umuzamu wo mu kibuga kimwe arimo kwayura yabuze umupira ugira gute hariya hirya umuzamu waho abarimo kwikubita hasi, amaboko bayavuna agira gutya, bakamushyira hanze y'ikibuga, bagakanda bakagarura, mukanya agakuramo ishoti n'amazuru, bakajya gutsindagiramo amaponji akagaruka, mukanya agakubita umutwe ugasaduka, bagafata bande bakazirika, ukavuga utariko iriya kipe byayigendekeye gute, ikibuga kiba cyagize gute Badivaniste, ikibuga kigiye guhengamira iwacu. Iminota yanyu kimisagara irihuta, reka nisoreze. Ikisabato cyo kirakomeye. Yesu yaje kunononsora amategeko, Matayo 5:17. Ntimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi, iyi ni Bibiliya ntagatifu. Sinaje gukuraho, ahubwo naje kugira gute? Kunononsora. Koko rero ndababwira ukuri yuko kugera igihe ijuru n'isi bizashirira, nta kanyuguti nta n'akadomo kazava mu mategeko, ibyo byose bitagize gute? Bitarangiye. Nuko rero uzarenga kuri rimwe muri ayo mategeko yoroheje kandi akigisha n'abandi kubigenza, azitwa igiseswa mu ngoma y'iki? Reka ndeba abantu bifuza mu ijuru kuzitwa igiseswa. Haraba hari? Barabuze. Bisobanuye ko igiseswa ari ikintu kibi. Umuntu uzigisha abandi kugenza atyo azitwa igiseswa. Naho uzajya yakurikiza akinumira, yego, uzajya yakurikiza akayatoza n'abandi, azitwa umuntu ukomeye mu ngoma y'iki? Ngiyi impamvu tudashobora gusoza ikibwirizwa tudatoje abantu gukomeza amategeko y'iki? Y'Imana. Nshuti zanjye, ndagira mbabwire ngo uyu munsi wa none ntago nabura kubabwira yuko igihe kigoye, igihe kiragoye, ariko igihe kigiye kugaragaza ibintu byinshi. Uyu munsi niba ubona byagucanze kumenya ukuri ku isabato, kugutandukanya n'iby'icyumweru, harimo n'abantu bahita bavuga batari kubwa ibyo bintu by'amategeko, ubundi umuntu ntiyakizwa kandi atayakurikije. Ariko Imana iravuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kugize gute? Kuri. Abera barangwa n'iki? Bitondera amategeko y'Imana, bakagira guhamya kwande? Guhamya kwa Yesu. Ibyo bintu bibiri nibyo bizaba biranga abera. Amategeko y'Imana arimo, guhamya Yesu kurimo. Ndahamya nashidikanya yuko abantu basengera mu madini atandukanye baraha guhamya Yesu barabishaka, baranabigerageza pe, ariko amategeko y'Imana nayo nimuyashake, twinjirane mu rugamba rusoza amateka y'isi. Aho kwirukanka wayobye wahagarara ukabaza, nimujya guca iburyo cyangwa ibumoso, muzumva ijwi rivuga ngo ngiyi nzira, naba ariyo mugira gute? Naba ariyo munyuramo. Muri uyu mugoroba ndasoza mvuga ngo uyu mugoroba Imana ikangura ubuzima bwawe. Amategeko arimbitse, amategeko arimbitse, kandi uko twinjira mu minsi y'imperuka Satani azashaka uko adusenyesha amategeko y'Imana. Ndasoza ngukangurira gukangukira agakiza kawe, kangukira ubuzima bwawe. Ni gute ugiye kurenganirizwa isabato, ni gute ugiye kuyikubitirwa, ndetse ukaba ushobora no kuba wayipfira ariko utarigeze wakira umwami Yesu. Ni akaga. Ibintu murimo kubona murimo guca amazi, vuba bidatinze muzasanga ari byo bintu bikomeye. Uyu munsi ndasaba Imana ngo yandike amategeko yayo mu mutima wanjye.
ndasaba Imana ngo impe imbaraga, ndasaba Imana ngo impe kunesha, kandi Imana impe ububasha bwo gushyira mu bikorwa icyo amategeko yayo asaba. Nibyo nsaba nanjye mbasabira kandi nisabira mu izina rya Yesu. Muhagurutse dusenge. Uwiteka Mana nziza, dore tumaze kubona umugambi washyiriyeho amategeko yawe. Wakiriye ubwoko bwifuza kuyashyira mu bikorwa. Ubu bwoko wabusezeraniye kuzabuha imbaraga ukabutsindishiriza. Isi irimo iragenda iduca intege kugira ngo twibagirwe impamvu yacu. Abana bawe baraha ubakangure. Isi irimo irihutira kugera ku musozo wayo. Mwuka wera aduhe kukwizirikaho cyane. Iri torero urigenderere, abayobozi baryo bagenderere. Tukweretse igihugu cyacu ngo ugiye amahoro n'umugisha n'abayobozi bacyo, kandi uduhe kumenya agaciro k'amategeko y'igihugu cyacu ko afitanye isano no kumererwa neza kwa sosiyete. Udutoze kuba abaturage beza mu gihugu cyiza nk'iki ngiki, kandi uduhe kuba abantu baruhutse mu mutima, kuko imbere yacu ari imbere y'abantu n'imbere y'Imana nta kibi kitugaragaramo. Mwuka wawe wera ayobora ibirenge byacu. Tukweretse imitima yacu ibyiturega twaciyemo, utubabarire, kandi abana bawe bari hano ubabyare mu buryo bwawe. Uduhumure, utwereke ko igihe kirimo kwihuta, kandi uturinde kugendera mu kigare. Ijambo ryawe, itegeko ryawe, umwuka wawe, byose nta na kimwe kirwanya ikindi. Uduhe kugira ngo byinjire muri twe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ongera data naranyuzwe nyongera bya bihe byiza nagirira imbere yawe, bya bihe numvaga Yesu aje twajyana, nyuma Satana azabinkamuramo, manitse amaboko. Ongera unyongere data bya bihe byiza nagirira imbere yawe, ongera unyongere data naranyuzwe nyongera bya bihe byiza nagirira imbere yawe, bya bihe numvaga Yesu aje twajyana, nyuma Satana azabinkamuramo, manitse amaboko. Ongera unyongere data bya bihe byiza nagirira imbere yawe, baza kundarika ntabwo nagoranye, barabwirizaga nkumva bishengera, bavuze kwihana genda nduwa mbere, murahirira indahiro manuka Yorodani, nyuma ibyo narahiriye narabisiriye. Nyongera ongera unyongere data naranyuzwe nyongera bya bihe byiza nagirira imbere yawe, bya bihe numvaga Yesu aje twajyana, nyuma Satana azabinkamuramo, manitse amaboko. Ongera unyongere data bya bihe byiza nagirira imbere yawe, ongera unyongere data naranyuzwe nyongera bya bihe byiza nagirira imbere yawe, bya bihe numvaga Yesu aje twajyana, nyuma Satana azabinkamuramo, manitse amaboko. Ongera unyongere data bya bihe byiza nagirira imbere yawe.
numvaga yongera bya bihe ntagira ibihe byiza garurira bya bihe gasengera abarwayi yongera bya bihe biyiriza ubusa garurira bya ndetse bihe nyongera ongera unyongere data naranyuzwe nyongera bya bihe byiza nagiriraga imbere yawe bya bihe numvaga Yesu aje twajyana nyuma satana ntazabinkamuramo manitse amaboko ongera unyongere data bya bihe byiza nagiriraga mana nyongera ongera unyongere data naranyuzwe nyongera bya bihe byiza nagiriraga imbere yawe bya bihe numvaga Yesu aje twajyana nyuma satana ntazabinkamuramo manitse amaboko ongera unyongere data bya bihe byiza nagiriraga imbere nyongera ongera unyongere data naranyuzwe nyongera bya bihe byiza nagiriraga imbere yawe bya bihe numvaga Yesu aje twajyana nyuma satana ntazabinkamuramo manitse amaboko ongera unyongere data bya bihe byiza nagiriraga imbere yawe. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.